ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare buri munsi ntabwo nsinzira mpamagara telefone iraje buri kanya hano bukira ahandi bukaba burakeye nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi, ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Ariko ibyo bakora, abo babikora abo bose birwa bavuga n'ibitari byo, niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere, iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye. Icyo uvanamo gusa nta kindi. Ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo, kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure, ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye.